Nkuko bisanzwe muri uyu mwanya tubahaye ikaze kandi nkuko dusanzwe tubabwira turabakunda. Oya ugeze nko muri Canada urumva tangira none se kugiye kunca mu ijambo utazi ibyo reka tubira mbagira utangire wasubiye nkuko bisanzwe ubwo rero ugiye gutuma keretse n'unyandikira Imana yarabimbwiye keretse negurira amagambo nka disikuru ngiye gusoma. Oya nyine nashine ko bagiye kunyakira nko muri arena kuko ugiye kuntegeka ngwanga abateka mutwara oya bayiranda kuvisha bo nkuko bisanzwe jewe uri imbere yanyu nitwa Mayira. Muri uyu mwanya rero twabateguriye umushyitsi udasanzwe. Oya Mayira ubivuze nkaho iryo rirenze kandi ndashaka ko mbega urashaka ko ntari bwivuge muri make ifatana nkaho utarenze wowe urumva uri umukozi uri kwakira icyamamare muri arena wahawe arena n'igihe washoye kugira ngo baguhembe urumva kwivuga Mayira nkaho urenze kandi ngiye ubu rero ngiye kuvuga rimwe nakira ariko nujya ndabivamo uza cyangwa urorere urabizi ko nirwariye none urimo urananiza. Muri aya masaha nk'uko twari twabateguje muri aka kanya turi kumwe n'umuntu w'icyamamare tugiye kwakira hano imbere ya kamera. mube mwiteguye kumurebesha amaso no kumutega amatwi kuko ese burya navugaga burya uzi ko numvaga kuri kuvuga ngo numvaga ngiye kubatunga uvuge ngo akaba urumva ariko ntongere kumvugiramo. none se ubwo niba ndi kuvuga uvuga gutyo ariko baragira ngo nundi muntu oya ndashaka kumva ko ari gajwi nyine ariko ririya jwi ryawe bararizi niyo mpamvu bavugiragamo ngo kandi nyine ni kuvuga nyine jya gukomeza ubwo urenze subirayo cyangwa byakunaniye subirayo nta kibazo ntabwo byakunaniye oya ntabwo binanira uno munsi urakira gaju y'u Rwanda kandi unyakire nk'umuntu urenze urumva ugiye kunyakira ndakwakira nka perezida w'igihugu se ubwo si uko gute nanone wangiye kwisumbukuruza ariko nk'umuyobozi w'umudugudu se unyakire nk'umuntu w'icyamamare urumva buriya rero uretse ko nguteze umutego ntabwo wawumvise ubundi abayobozi ni babiri perezida w'igihugu n'umuyobozi w'umudugudu. bariya bose bari mu biganza bya mudugudu na perezida w'igihugu. buriya mudugudu yungirije perezida w'igihugu cyane rwose ubwo uhabonye umwe oya noneho agiye uretse two kujya no mu bintu byinshi urumva agiye ntabwo ndagira kuri urwo rwego ngo ariko mu rusengero ndabigeze kunyakira ariko ndashaka nyine urumva unyakire nk'umusitari hano ari nko kuri stage sibyo reka ahubwo reka ngende ushyiramo n'ibikabyo byinshi abo bantu ariko bacuranga ni ibiki bari gucuranga koko nabo birutse ubwo mugiye gutuma nzabikata tuderanje bamutumye oya mayo nzabikata oya nzakataho nyine hariya ariko biriya twatangiye baranyakira nkuko bisanzwe muri uyu mwanya tubahaye ikaze kandi nkuko dusanzwe tubabwira turabakunda. oya ugeze nko muri Canada urumva none se kugiye kunca mu ijambo utazi ibyo reka tubira mbagira
budasanzwe. Ubwo rero ugiye gutuma keretse n'unyandikira. Imana yarabimbwiye. Keretse negurira amagambo nka disikuru ngiye gusoma. Oya nyine bashine ko bagiye kunyakira nko muri arena. Kuko ugiye kuntegeka. Ngora abateka mutwe. Oya bayira ndakumvishe. Bo nkuko bisanzwe jewe uri imbere yanyu nitwa Mayira. Muri uyu mwanya rero twabateguriye umushyitsi udasanzwe. Oya Mayira ubivuze nkaho iryo rirenze kandi ndashaka ko Mbega urashaka ko ntari bwivuge. Muri make ifatana nkaho utarenze wowe urumva uri umukozi uri kwakira icyamamare muri arena. Wahawe arena nijye washoye kugira ngo baguhembe. Urumva kwivuga Mayira nkaho urenze kandi ngiye ubu rero ngiye kuvuga rimwe nakira ariko nujya ndabivamo uzacyamburere. Urabizi ko nirwariye none urimo urananiza. Muri aya masaha nk'uko twari twabateguje, muri aka kanya turi kumwe n'umuntu w'icyamamare tugiye kwakira hano imbere ya kamera. Mube mwiteguye kumurebesha amaso no kumutega amatwi kuko ese burya navugaga burya uzi ko numvaga kuri kuvuga ngo numvaga ngiye kubatunga. Uvuge ngo akaba urumva ariko ntongere kumvugiramo. None se ubwo niba ndi kuvuga uvuga gutyo ariko baragira ngo nundi muntu. Oya ndashaka kumva ko ari gajwi nyine ariko rirajwi ryawe bararizi niyo mpamvu bavugiragamo ngo kandi nyine ni kuvuga nyine cyo gukomeza ubwo urenza. Subirayo cyangwa subirayo nta kibazo. Ntabwo byakunaniye. Oya ntabwo binanira. Nkuko bisanzwe kuri Gaju w'i Rwanda, ahangaha tuba dufite abatumirwa, ariko uyu munsi dufite umutumirwa udasanzwe. Tukaba tugiye kumwakira ahangaha, mukaba mugiye kumurebesha amaso mukamwumvisha amatwi. N'umuntu w'intangarugero, n'umusitari tuzi cyane. Uwo nguwo akaba yarakoze ibintu bitandukanye bidasanzwe. Yafashije abana bivuge abana bo mu muhanda. Ngwino hano. Ese gugumu se wowe bivuge nyine uvuge nyine. Icara hanga. Rero bakunzi ba Gaju w'i Rwanda, nashakaga kwakira umuntu ariko kubera ashaka kunshyiraho amategeko n'iki, dore nguyu nawe ufite akanwa byivugire. Byivugire. Meze nk'umwenda. Y'ukuri bunyakira mani ingofero yawe. Nari navuze yuko bagira ngo ni iyawe. Unesha n'abantu bagahita bamenya ko ingofero atari iyanjye. Navuze ko ngera kuzana. Najya twavuganye yuko ari bunyakire nk'umuntu urenze, umuntu wakoze ibintu by'ibitangaza, umuntu wakoranyije stade kuzura. Ahubwo n'ibya mbere navuze kamerama ubikate. Ubagiye kwivugira ivugire. Mwana muntu baje kwitanga banaye wanaka. Oya nashanya ngo nitaka kare abantu bahari. Jewe rero meze nk'umwenda ushaje. Ugiye kuha turacika. Ngaho oya mayi cyakora nzi oya ntago byagukunda. Urakara kwawe ntago byakunda, ntago byaguhira na umva mubye mayi. Kananjye ubu ngubu ngira ntegereze igihe uri bwumve ukeneye kuvuga. Nyine wewe wari kuvuga arumva nanakumvisha wanavuze ngo umuteka mutwe. Warebye ibyo nibyo ugiye kuvuga se? Umuteka mutwe. Ibyo nibyo ugiye kuvuga? Ubundi wari kuvuga nyine ukavuga ibintu navuga. Ngaho bivuga nyine. Sande wansanga nabyo.
bavandimwe babaje u Rwanda ndabasuhuje ariko namwe ndababaye uruzi kaka kanya nagize ngo inzozi zanjye zirasohoye narebaga hano hantu muyira yicaye nkajya ngo ni kuri stade cyangwa se nkajya ngo ni ariko ngiye kumva baramananiye muri bya byishimo nari nimfite ngo nimbyivugire ese koko nta kintu waba warakoze wabasha kuvuga asuni ngombe vuga kuri kamera ibivuga nyine barakugira gute kereka niba warakoze bibi bari ngo bimvugira uyandikiritse niba warakoze bibi asitubire rero ushobora kuba wari ugiye muri ya gahunda navugaga y'ubutekamutwe wari ugiye kuvuga ngo mfite ikigo jyewe ukajya kumva umuntu akoze ikiganiro urumva gatavuga ngo kanya ngo habaye hajya n'ibiki najyaga mbibona kera ngo gituma ngo tumuguye gituma ngo muri etage nshyashya yarutse kugura kandi umuntu wa muri ghetto sha agahita yiyambitswa nk'umuntu wo muri ghetto bimwe by'abane ponsa biyumva babahereze bibafu agahita yambara ubuntu bw'ubusanga ari guteka iriya ntuza bayitaga ngo ukira ngo dore ahantu yeditingira bagahita berekana akantu k'akamashini yateretse ku meza y'abandi za ntuza ya mazu y'ibitabashwa yabaye ay'abasitari bagenda berekana ngo reke twubake amazina yacu ugasanga tugaragaza ibyo twakoze nyakuri ugasanga umuntu arataha mu nzu ya shamburete ya ghetto bajya kumwerekana ariko buriya ghetto na keto bitandukanira keto niyo batekamo nk'amazi abantu batumarira umuriro kandi baburira gusera n'abantu bakodesha iwawe ngo bacumase yego akosha ibaza umuntu araguha amafaranga make nayo arashaka kuyamarira mu muriro akajya agateka umuceri agateka umuceri araje ati ngewe rero nta n'ibintu mfite bitwara umuriro akayizana yahishe mu mufuka ku mafaranga ugahita umukuriraho 10,000 kubera ko nta kintu afite ugasanga arateka umuceri ku muriro cyane tujya tubagira nako tugira abantu duturanye niko bwa butekamutwe nanjye nari ngiye kuvuga ngo tujya tubagira nanjye nari nishyize mu bantu ubwo ntibabikemura bate byagute se umutekamutwe wamushobora akumara igihe kimbabaje nuko watangiye unyita umutekamutwe nese ibyo nige nabikora jewe nari nzi yuko jewe nari ngiye kugutaka none reka subire sibyo oya watangiye watangiye Chabyibura bwari mwe mayi numve ko nyine abantu banjana nko kuri stade urumva usiko nese nekereza none banyereye bakagenda banerera no mu birere narije kwikubita hasi basi reka ni yanjye ntabwo ari ibaze kunari kundi zingofera agahita nyineraho kandi mayi ibyo ntabwo ari byiza bo rero uyu munsi ndashaka kuganira kuri bagenzi bawe nako ku bantu bigira nka kuri ya kwawe bagashaka ko babavuga ibitangaza badafite bakishyira hejuru umva hari ahantu twigize kujya muri shoot akomeye no ngofero iminda sinzi impamvu bazirimo kumpe no ngofero iminda pe ntabwo urajya ahantu kugira ngo usange urasaruye se utwaye umuzigo ino ngofero yawe iri myinda yibereke bare harimo n'imigi murayizi imigi se urebe ayagenda watunana beja kubonye utawubonye jewe se ubushize ntiwagize bari uri umusatsi nta cyiza abanyarwanda bawugira usa ntabwo muwurebera nizimvi se wari uri kumena uzita ariko umusatsi wagasha mu Rwanda uranahuye shajana mba kabisa kandi ubu hari abantu bumva bakoramo kandi n'igiceri cya 5 bashyizemo agatangira ugasanga jewe umva buriya nubwo mpozeho gutya ni muri filimi ni mu kiganiro ahangaha
ntabwo natinyuka gukora mu musatsi ntigize ntangamo aba kwese utuma bagira amatsiko ko waba udukora muri filime nyine muri filime umuntu twabasha gukina ntabwo navugaga wowe ni kuvuga ku bandi bantu tujya dukina Gaju ndakubaha kandi rega nawe uriyubashye niyo mpamvu ubwo niba bya bindi atavuze nyine se ko waciye mu ijambo ni ukuvuga ngo twigeze kujya muri shuti iyo abantu bavuze ngo uriyubashye rero muri tutarakomeza noneho hari n'undi waba utarenze atama ngo yumva ntabirenze noneho iyo uzi ko n'ubundi babivuze atari nabyo akenshi oya ntabwo urabona umuntu ubundi asanzwe ajya kwicara akaza akagira atya agatambuka akicara gutya nyine bisanzwe ariko kubera ko nyine ashaka kuba umuntu urenze bya bindi nyine akaza nasi ibyo bigaragara agatagagara ukagira ngo arwaye indwara sha ukagira ngo nasi kujya wigagaza araremereye mwajya munavugana ukabona aragira gutya ari umunyamakuru ntashaka kuvuga iyo ari gukora ikiganiro bakamubaza bati muragukubise ikibuye maze uje nawe ukanguka keretse kujombye nk'igishinge ariko uretse ongera wigagaze kugira ngo tubimenye ko byameze uzane nk'igikoni hariya niba bijemo gutyo ntabwo nakwigagaza ugasanga umuntu yabyimbye kandi afite icyabiri mu mufuka kitari bugura n'agapeti agapeti kagura ngahe kagura icyatanu kamusiteri kagura icyatanu noneho umuntu afite icyabiri birasaba ko ari bubone umuntu umwongereraho 300 ariko yabyimbye afite nk'umuntu ameze nk'umuntu ugasanga intugu zabaye gutya yewe gaje twegeranye natanga ukubita ikintu mu rutugu kandi izo nubwo tumera gutya nk'imboga urabona imboga za dodo ukira ku mwuka zigata ziponda oya waroye ariko kano kaboko ntabwo gahari aka kaboko rwose ku buryo wagira ngo ni igishushanyo ariko arabanza akabyitoza hari n'umuntu usanga ananutse ariko ukabona yanigeze kubwira umuntu ariko nk'ubwo waguha nk'umubyibuho wamerute yabyibuhiye mu myenda noneho yabyibuhira mu myenda ugahita ubona za mbavu za hano inyuma si ukugenda rero ukabona n'akabavu karimo abo bantu rero uzabamenyera ariko nta n'amakuru bafite nta n'ubwo abantu bagikunze twaje kuza kumenya yuko bano bantu bamara igihe bubaka imibiri bakora amatuza bajya mu majimu aho kugira ngo bamare umwanya bashaka amafaranga bamara bashaka ibituza rero n'abakobwa ntibakibakunda none se ko aho kugira ngo ahige ikofi yubaka ikofi undi akubaka umubiri nyine kwakunda nuko mushaka mubireke buriya rero ni ukuvuga ngo icyo nari ntangiye mvuga twagiye muri shuti noneho umuntu baramubwira bati ngaho dufashe kugira ngo nyine bamuhaye uburyo ari bufatemo kugira ngo adufashe amajwi kubera ko umuntu wagombaga gufata sound ntabwo hari aho bari bamutumye noneho baravuga bati dufashe noneho kugira ngo amajwi nyine y'abakinnyi azumvikane neza si urwego ndiho muranda ntabwo nafata sound nuko ntari mfite uburenganzira bwo kuba namufata akavideo ari kuvuga gutyo urwego ndiho noneho nakurikiranye amakuru icyo gihe ni jyewe wagombaga kuyobora abakinnyi uko bakina noneho ndavuga ntibyo ari byose uriya ashobora kuba ari minisitiri waje hano kugenzura ngo arebe uko abakinnyi nyine bakina wese mvuga ari minisitiri noneho utaza kumbwira ko mwasohotse kwa kabiri ikibazo yayanyatse ahubwo naje kugira amahirwe y'uko yasobanuriye icyo ari cyo wasanze akora iki nyuma nyine iyo sound yanze kuyifata noneho
tushaka undi muntu uyidufasha ariko ari umuntu we wiyubashye kumurenza. Kwerega burya kwiyubaha hasi amafaranga ahubwo nuguha agaciro wowe n'abandi bantu. Muri make imiterere yego undi ubwo aracyagaye ahita anava naho ngaho noneho kandi nyuma baje kumbwira ko ari mu bantu ndi buze guha umwanya bari buze gukina. Bo rero reba ukuntu yamvunnye rero namubwiraga noneho rero uraba umeze gutya na gutya kuko script ntabwo yari yohererejwe abakinnyi. Noneho ndamusomera mubwira uko biri buze gukurikirana. Yarambwiye we mbwira ibyo ushaka kumbwira. Ego nanjye naramugize. N'ubundi ubwire yenda uwo mwanya uri guta kuri jewe wihorere kuko ibi ngibi ndabisobanukiwe ahubwo bwira abandi. Arabisobanukiye so azi ibyo banditse. Araho. Yego. Okay. Yasoje bite? Noneho abo namwirukanye kuko ntabwo ari igihe wari nyiri filimi. Wari wamuzanye ni nyiri filimi. Nagiye ku ruhande ndamubwira ni rero uriya muntu sene amaze gukina bibaye byiza wabanza ukamubwira ko agomba guca bugufi kugira ngo dukorane izindi cyangwa se akarorera kubera ko ari gutuma n'abandi bantu bagaragara yuko bo bari hasi bo bemera guca bugufi. Noneho rero reka tumureke kumukoresha twigiriye mu bindi. Noneho yaje gufata umwanya aranyereka nyine kwa kwamamaza ibikorwa by'umuntu nawe aranyereka ati dore mfite channel mba ndi gukoresha ibiganiro bitandukanye mba ndi kuvuga ku bahanzi batandukanye aranyereka kandi reba channel yanjye irakurikiranwa. Naramubwiye nti ko ku rwego uriho ntabwo ari urwo gufata sound. Munzi se ntabwo ubose we si umuteka mutwe kuri bya bindi twavugaga ngo ikiganiro tugiye kuganiraho. Camara umugome ngereranyije no barya basubuje abantu ntabwo mbyibuka. None wari munyakira ni wakira abantu bose akoma. Rero tubandi ndabasuje mu izina rya Yesu. Mayira binankoreye yanze kunyakira nk'umuntu w'icyamamare kandi nari mfite inzozi zo kuzakirwa mu byamamare nari nzi ko zigiye byibura ko bazitangira gusora akanyakira hano. Nanatangiye no kwimva ko ngize nko kuri ahantu harenze none mvuga kunamanuye ngo n'ubuteka. Oya n'ubundi iyo ugendanye n'abantu ntibabashe kukwakira nawe ugomba gukora mu mufuko ukiyakira. Mbiri byazanye wazanye ibyo nibyo by'amabiri uri gufata urugendo uri kujyana n'abandi urashaka ko bakwakira. Si ikibazo papa navumbye ubugari dukomeze. Rero reka nkubwire ubu hari ibintu biharajwe muri iki gihe. Umuntu aragenda niba babikorera kuri mashini niba ari iki ugenda akakwandikira ngo ya mafaranga yohereze kuri iyi ntumwa. Arabeshya ntabwo birakubaho. None se ya mafaranga tutayavuganye iyo message abantu basomye izo message baboherereje muri bangaye mutubwire koko bibaho cyangwa ntibibaho. Ntabwo turigiye guteka mutwe nzi no kwifata umuntu akaguhamagara akaguhanga amafaranga ye ngo yakuyobeyeho ngo yamwohereze ngo cyangwa agufungire simu. Ibyo rero abantu basigaye baramenye ko ari ubuteka mutwe ariko izo SMS nabyo turabigarukaho. Izo SMS umuntu akwandikiye message muri telefone yawe ukayibona uzi ko bihura hari igihe bihura nuko hari umuntu wagombaga guha 25,000 uko kugatubiyashyira kuri ukavuga uti ndabona akoresheje iyi nomero kananyeretse uwibaruye ambwiye n'uwibaruyeho koko agatangira kohereza yakohereza akabona ibaruye kuri wawe umubwiye ugatumwandikira kuri nimero ngo nayohereze uhamagara ya nomero nticamo nese wari ufite ideni uzi kumwishyura nuguhita umuhamagara ukamubwira uti iriya nomero se wari ukoresheje ko ndi kuyihamagara nticemo yarangiza ati iyihe se
ati si wowe umpaye message se tangira ukamera nkaho narindi utsuza ryari kuvuga niko wayi urumwana mubi we mana kwisi no noneho rero ni ukuvuga ngo icyo babikoreye ubu ngubu kuri uwo guteka imitwe gutyo abagira ngo bize guhuza nuko yenda ushobora kuba hari umuntu ukeka ko yaba akeneye amafaranga